Amapiano kabisa nizera ko abantu mwese mudukurikiye kuri platforms zigiye zitandukanye mwinjoyinze ndi kumwe n'umusani ahangaha kabisa bimeze bite umusa umeze neza ameze fresh kabisa aha indirimbo wayise Amapiano banzo dukubitira akapera twumva ayo bavuga bareke bavuge ayo bavuga bareke bavuge bazageraho bumirwe igihe nikigera bazageraho bumirwe igihe nikigera yes sana nama ki bro indirimbo nayikoreye nama ki uvuga ati namagambo bro namagambo kubera ko indirimbo nayikoreye abantu nyine babona umuntu afite ahantu ari kugenda gana bro bagenda bamutera ibintu byinshi cyane kabisa bijyanye n'imikoshi niko nabyita bro yes dwe wenda nka story mo gakeya mu byukuri ujya kwandika ino ndirimbo byari byatewe n'iki wari uri mu ihe mood wari kugira ngo utekereze kuba utaririmbye ku bindi njya gukora ino ndirimbo ubundi byahereye ku bijyanye wenda navuga gute se buriya mu byo mbura mu buzima busanzwe buriya mu buzima busanzwe umuntu agira abanzi yego so rero nawe rero muri icyo gihe wari ubafite nari mbafite n'ubu ndabafite nabo bagiye ntabwo bajya bagenda bro abanzi batifuza ko umuntu agira ahagera bahora bakwirukankaho rero nararebye ndavuga ngo reka noneho mbaho ubutumwa basi ibyo mfite bimbabaje mbibahe yego uyishyira mu buryo bwa Amapiano nyishyira mu buryo bw'Amapiano igitekerezo cyo cyaje gute kugira ngo ishyire mu buryo bw'Amapiano ntiyishyire mu yindi njyana nararebye mbona ninyishyira mu bintu bijyanye n'agahinda cyane biri butume babyumva cyane ariko ubu nibura ndajijisha yego ndajijisha barabyumva ariko bikivangamo no kubyina ariko nkanabaheramo yes ngayo nguko turi kumwe n'umuvandimwe mwana wari umushaka kuba dukurikiye akanya kuba se turi kumwe nande muri kumwe n'umuhanzi witwa Kakizo Kakizo kabisa niwe turi kumwe Kakizo ndagira ngo wenda dutangire noneho tubwire se umuziki wawe waje ute wamenye gute ko ufite impano yo kuririmba urugendo rwawe muri make mu bijyanye na muzika urugendo rwanjye mu bijyanye n'umuziki rero ubu ngubu uyu mwaka nibwo ndi kubishyiramo imbaraga cyane kuko umaze gukora video enye yego uyu mwaka 2024 uno mwaka amaze gukora video 5 ubwo bivuze ko muri mezi abiri ushyira ngerageza uburyo ngomba gushyira hanze umuzigo yego ukuvuga ngo akeshi nje ndikodinga audio director muhereza audio amubwira icyo ngomba gukora n'amashusho na video yego urumva ko ari ibintu byiza cyane Kakizo noneho se bijyanye na muzika watangiye ryari umuziki bijyanye no kumva ko ngomba gushyira hanze ibihangano byanjye nabitangiye kera yego bitangiye 2010 urumva ni kera cyane ariko stile nahoraga nekereza se ni ryari nzagira icyo mbona kugira ngo nibura ngere nanjye nko kuri iki kinyamakuru mbahereza ibyo mfite yego so rero nicyo gihe natangira umuziki icyo gihe utangira byari bimeze bite byari bigoye kuko urumva harimo imyaka itari mikeya ni myinshi cyane byari bigoye muri iyo myaka mu by'ukuri ese wakoze nk'uko bikwiye ku buryo wenda uvuga ati ntacyo nishinja icyo gihe nabaga muri groupe kuko ntabwo byari byoroshye kuba wowe wenyine wakora igikorwa ngo ukereka abanyarwanda nk'uko ndi kucyerekana yego nabaga muri groupe nyuma groupe irasenyuka isenyutse numva ngiye sinshaka kubireka mpitamo gufata umwanzuro ndakomeza yego biba ngombwa rwose ko mvuga ngo noneho reka nkomeze ibyanjye ariko matane ku buryo nibura baze ko natanye kugeraho televiziyo y'igihugu impamagara yego urumva ko ari ibintu byiza cyane ugeze no kuri flash aho ni mu rugo aho ni mu rugo kabisa ngira ngo n'abantu indirimbo yawe bakunda kuyibona abantu bakurikira Flash TV ese mu by'ukuri ndagira ngo utubwire ubona utugereranyize kuba uri muri groupe ndetse no kuba waratangiye kariyeri solo yawe ni ikihe cyiza cyabyo ndetse n'ikihe kibi cyabyo ku mpande zombi iyo uri muri groupe murahuza ariko ubu ngubu noneho muhuza ibijyanye n'ibitekerezo ndetse n'amikoro bikoroha guhita ubona mikoro ariko ubu ngubu kubera nkora ku giti cyanjye kandi ndabyimenyera ni ibintu bigoye cyane kuko bisaba gutekereza kenshi kugira ngo nibura umuntu abashe kubona igikorwa cyanjye urumva ko ari ibintu byiza cyane
urumva ko rwose turi kumwe na Kakizo, akaba turi kugenda tuganira ku bijyanye na kariyeri ye ya muzika. Kakizo, ndagira ngo utuganire se mu by'ukuri hari nk'umuntu ushobora kuba ukubonye aka kanya, yego, umuhisha muri rusange mu bwete Kakizo. Kakizo ni umupapa w'abana batatu. Kakizo mu buzima busanzwe ni umukwaferi, afite salo iba Kicukiro. Nicyo kintu kinunze nacyo gituma babona ibikorwa byanjye. Salo yanjye ikora imisatsi y'abadamu, inzara, kogosha, make up ndetse no gusuka. Urumva ko abadamu abantu bakora mu masaro bakunda gukurikira cyane Flash TV, ubuse barimo baratureba. Bari kumamagara ngo ese bigeze he? Okay, abantu rero muri salo yawe bitwa gute? Kakizo Hair Salon. Okay, abantu rero muri iherereye hano Kicukiro centre, munsi y'isoko hari aka etage gahari mu gakorodoro. Aka etage gahari niho nkorera, aho ngaho niho yanjye kabisa. Urumva ko rero ugomba kuzatugana tukajya tunana kwamamariza cyane rwose, abantu bakakugana ari benshi cyane. Kakizo, ndagira ngo tugaruke kuri kariyeri yawe ya muzika. Ese mu by'ukuri ubona umuziki ari ikintu umuntu yakora kikamutunga? Birashoboka, ariko gushoboka bisaba gukora ibintu byiza. Yego, kandi wakora ibintu byiza bikanasaba ko namwe mudufasha kugira ngo nibura uwo munyarwanda abashe kubikunda. Hari uburyo ushobora kuba wanunga nkoresheje channel YouTube yanjye, cyangwa se ukananunga nkoresheje abantu namamariza, cyangwa se ukananunga nkoresheje n'ibyo bitaramo nabonetsemo, ariko ibyo bitaramo ntabwo nabibonekamo wowe wanumiye utabashije kubishyiramo imbaraga kugira ngo nibura n'uwaheha amenye. Kuko nk'ubu iki ni igikorwa cyiza kiba kibaye kugira ngo ababonaga za ndirimbo zanjye ubu bagiye kujya noneho bavuga ngo twabonye nyirazo. Yego, biba ari na byiza burya kuba abantu babona igihangano cyawe ukanaza rimwe na rimwe ukanabaganiriza. Kakizo, usanga abantu benshi bari muri uru ruganda rw'umuziki bavuga ngo kijyanye n'ubushobozi. Yego, wowe ubushobozi bwawe ubukurahe ku buryo ushobora kuvuga ngo indirimbo 5 mu mwaka ngomba kuba nazishyize hanze? Yego, we ni ikintu kikorohera? Nago navuga ko ari ikintu cyoroshye. Buriya nta kintu na kimwe wageraho utigoma. Ikintu bita kwigomwa ni ikintu kigoye cyane. Sibyo? Ushobora gutekereza ngo uyu munsi ko byagenda kose ndarya kaboga. Yego, sibyo? Bro, ugomba gutigita paka ukaboga ukabonye. Ntago yabyoroshye. Abantu mugakunda turabasuje cyane. Bana kabisa. Nukuvuga ngo ubu rero njye iyo nihaye ikintu nkavuga ngo ngomba gukora indirimbo yitwa gutya, kandi ngomba kuyikora nibura mu byumweru 3. Ngomba kuba nabonye n'amashusho yayo hanze. Ni ikintu kiba kindimo. Sibyo? Nukuvuga ngo ni intego nihaye, ariko muri rusange ibijyanye n'ubushobozi byo biba bigoranye, ariko ngomba gukoresha uko ashoboye kugira ngo buri munyarwanda wese unkurikira ku mbuga zanjye, unkurikira ku mateleviziyo, unkurikira ahantu hose ajya abona ibintu bizima bya Kakizo. Biragoye ku bijyanye n'ubushobozi, ariko ngomba kugerageza nkarwana nabyo kugeza igihe mbonye inyungu y'ibyo ndimo. Yego, ngaho ngo ko ni Kakizo turi kumwe. mu kanya ushobora kuza kuduhamagara kuri 07855228 ubundi mukagira mukaganira. Ndagira ngo nanone muri iyo myaka mu by'ukuri watubwiye tumaze gushyira hanze izo ndirimbo. Ese mu by'ukuri ni izihe ndirimbo ufite zikiri mu studio, zikiri wenda mu bitabo wandikamo indirimbo? Nuko ubu ngubu indirimbo abantu bagomba kwitega cyane ni indirimbo bafitanye na Marina, igomba kujya hanze muri uku kwezi kwa 2. Turacyari kuganira, ariko audio yararangiye, asigaye shoot. Niyo ndirimbo ngiye kuzategura ku buryo buri muntu wese azayibona akumva yuko bidasanzwe, akibaza nimba ari njye. Sibyo? Bavuga ngo aya mapiano ni meza, ariko iyo iri ku rwego rurenze. Iyo ndirimbo rero niyo ndi kuvuga wenda irangaje ishinga kuri njyewe. Ariko indirimbo zari ni nyinshi, hari abana bakora indirimbo za gakondo twakoranye indirimbo, hari n'indi ndirimbo nakoze yo kwibuka abana bazize jenoside, nayo igomba guhita ijya hanze muri uku kwezi kwa 4 nyine ku kwibuka. Ngira ngo urimo urakora projet na Marina, hura nawe mukaganira ku icyo gikorwa cya projet byakoroheye? Kusanga abantu bamwe bavuga ati kubona guhura n'abantu bari big bafite aho bageze mu muziki usanga bigora. Biba bigoye. Biba bigoye kuko
nyine bisaba kuba wihirinze. Yego. Kwihiringa bijyana n'amikoro. None se uratekereza ko babwira Marina ngo dukorane collabo akabyemera gutyo by faith? Ntabwo bibaho. Marina agomba kukubwira ngo iyo ndirimbo tugomba kuyikora kandi akaguha na condition bitewe n'urwego agezeho. Yego. Reka tujye ku iyi ndirimbo yawe watuzaniye yitwa Amapiano. Yego. Urabona ko ho harimo abakobwa rwose bazunguza umubiri rwose, ni ibintu byakoroheye gukora n'amashusho. Aya mashusho ntago yantwaye igihe kinini, yantwaye iminsi 3, ariko urumva nawe kuba aba bantu barimo hano bose kubamenya iyo minsi 3 tukabamenya. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko nakubwiye ko iyo nihaye intego ngomba kuyigeraho. Nifuzaga kiba nziza kurusha gutya imeze. Yego. Ntabwo ari uko nguko nayishakaga, ariko kubera iki, kubera ko naho ndagera nta mikoro, waravuze ati ntacyo reka nkore ibiri ku rwego rwanjye. Mbwira director navuga ati bro ntacyo, reka twereke abanyarwanda ibi byiza biri imbere. Ngaye nguko rero ni Kakizo turi kumwe. Niba ushaka kuza kuganira nawe uraza kuduhamagara ku murongo wa telefone kuri 0785562228 9 maze ubundi ibintu bigende neza cyane. DJ Kuru, sinzi niba hari umuntu uri ku murongo wa telefone, ubundi tukagira ute tukamwakira akavugana na Kakizo akagira ibibazo runaka amubaza, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Flash TV, alo? Flash TV, alo? Numva nta muntu ari ku murongo. Wari urimo utubwira ati ngo mu by'ukuri ntabwo ngiye nigeze nifuza uko nabyifuzaga cyangwa nabitekerezaga, ntabwo ariko byagenze. Yego. Ngira ngo wenda dutagireje n'abantu ku murongo wa telefone, hari igihe rimwe na rimwe usanga abantu baza hano kuri kamera akavuga ati ngiye rwose ndaje munyitege mu myaka yose runaka, none ubu nibwo ngiye gushyiramo imbaraga. Wowe bimeze bite? Ngewe rero uwo si njye, kuko njye ntabwo nje kubeshya abantu. Abakurikira ku mbuga zanjye bazabibona. Ntabwo nje kubeshya abantu, mfite icyo nihaye. Last Vala. Hello? Neza? Eric. Yego Eric, urahagana he? Hano Kicukiro. Uri Kicukiro, gabanya ariko volume ya televiziyo yawe kugira ngo twumvikane. Kakizwa ndamwemera n'umufana we. Uri umufana, ngaho ugira ikibazo umubaza cy'amatsiko. Yes bro, bitese. Ni Eric. Eric, amakuru? Na merci beaucoup. Ndakwemera cyane. Kabisa nta kibazo, nanjye binera courage kuba munkurikira kabisa. Kicukiro. Wari umutubwira ati ngewe sinde nk'abandi. Yego. Nge ntabwo ndi nk'abandi, ibi bintu bifitemo gahunda kandi Imana nifasha bizagira icyo bingezaho. Yego. Ngayo nguko rero turi kumwe na Kakizo. Niba ari ikibazo ushaka kumubaza cy'amatsiko nta kibazo rwose, suza cyane abantu bari Kicukiro. Flash TV, halo? Flash TV, halo? Yagiye. Urateganya gushyira hanze iyo projet yawe na Marina ryari? Nari mubwira mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri? Yego. Okay, abantu rero ngo mutegereze projet ya Marina ndetse na Kakizo kugira ngo rwose ibintu bizagende neza. Ngira ngo rero dusoza nicyo ushaka kwisabira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ikintu cya mbere nakisabira abanyarwanda muri rusange baba bankurikiye cyangwa se basanzwe bankurikira, nababwira ko ibyiza biri imbere. Sibyo? Ukuvuga ngo ibyahise ubu byararangiye, ariko ubu ngubu ibigiye kuza nibyo bifite imbaraga. Yego. Yes, rero ikintu navuga kubijyanye n'abantu baba bankurikira, haba abakiriya banjye, haba abankurikira mu bijyanye n'umuziki, ndabashimira kuko ibi byose mbikora kubera abo. Haba abo bakiriya baza muri salo yanjye, haba ndetse n'abo bantu. Flash TV, halo? Flash TV, halo? Nubwo atamenye ko twamwakiriye, wakomeza? Ndashimira rero by'umwihariko abo bakiriya banjye kuko ubu tuvugana ibi byose mbigeraho kubera abo.
nkazana amafaranga nawe ukayafata nkayafata nkayakoresha proje ntabwo ari umuziki gusa kuko ntabwo umuziki gusa ubu se wakora umuziki gusa ukabaho hari ibintu byinshi umuntu aba agomba gukora ngira n'inama n'abandi bahanzi ntabwo umuziki gusa wagutunga ugomba gushaka ikindi kintu ku ruhande nk'uko mfite aka business ka salo nk'uko abantu baba bafite amakenkayori amasupermarket buri muntu wese agomba gushaka uburyo ku ruhande hirya no hino ntabwo wabaho ubeshejweho n'iyo muziki gusa ngo bizagira bikugeza so rero by'umwihariko ndashimira abantu bose bankurikira ku mbuga zanjye YouTube channel yanjye ni ukwandika Kakizo ni K na A na K na H na I na Z na O ni Kakizo izo ni imbuga nkoresha aba TikTok Instagram YouTube channel Twitter ahantu hose nuko nguko nitwa hanyuma abanyenera kugira wenda nk'abakiriya baza ku kazi wanjye cyangwa se abashaka kusapotinga kuko ntabwo nihagije nimero yanjye ni 078 22 89 ngaho nguko rero reka Kakizo tugushimire barakoze cyane bro kandi ndashimira by'umwihariko ubuyobozi